sinagiye kurangira. Suka nangayi uraho neza? Uraho neza Rubayita? Yego amakuru y'imesi. Usaba twaramutse neza. Ufite ntabwo uriko na aho isigeze buriya. Igeze ku musozo. Aho ibihugu intambara ziri guhera ku mutwe hejuru mu mitwe. Dusanzwe tumenyereye izi ntambara zisanzwe zibera zikabera iwacu biriya bihugu bigashamirana, ariko aho Uburayi butameranye neza na Amerika buriya nubwo Amerika n'Uburayi cyangwa se NATO baba bafitanye imikoranire myinshi, ariko nyuma yaho Trump yaraje asa n'ubiciye ibyo byose. Wa mubano bari bafitanye asa n'ugenda ubigabanya gahoro gahoro, aho usanga uyu munsi wa none ngira mwarabibonye ejo bundi Uburusiya na Amerika cyangwa se Trump na Putin, mwarabibonye uburyo Zelensky na Trump uburyo bitwaye, Zelensky uburyo bamufashe. Ibyo byose ni bigaragaza intambara zihari. None France ngo yemeye ku mugaragaro ko ishigikiye leta ya Palestine. Ahubwo muri geopolitike wowe uri kubibona gute? Urabyumva gute iki kibazo kuba bashigikiye iyi leta? Ntabwo Ufaransa bwakwiyangasha bwonyine, OTAN itari hafi yaho, urumva cyangwa biriya bihugu byose bakorana hamwe bitarimo. Wowe ubyumva gute muri geopolitike? None se iwacu yafuze hari ibintu tuzabona biduhenze cyangwa se nabyo ntitubibone, ariko se ku bijyanye n'intambara ziri impact bizagira ku ntambara ziri hari iwacu, yaba ari positive na negative nizihe, ku buryo noneho Palestine, donc Amerika, Uburusiya n'Uburayi, iyi mitwe bari kugenda bagerana bashaka kubitana, tubifitemo iyihe nyungu, ikihe gihombo kirimo? Wanyumvise Gusuka nangayi turaje w'umuyuda azamuke tuvuge ku by'abayuda gusa twe kuvuga ko by'abarundi n'abahutu n'abatutsi, ariko azamuke ko nawe ibintu bya Israel arabizi cyane umuyuda. Rero ambasada, conflit iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, nubwo bayita agression ukubeshya, ni conflit ifite amateka. Ni kuvuga ko icyo gihugu cyo twita Uburusiya uyu munsi cyari mu bihugu byabaga mu cyo bitaga IRSS, Union des Républiques, Union des Soviétiques, Soviet Republic, Uburusiya bwa kera. Ariko bagize independence, buri gihugu kirigenga, ariko kubera amakimbirane, guerre froide iri hagati y'ibihugu allié by'Iburayi na Amerika n'Uburusiya, bagiranye amasezerano menshi. Baravuga ngo kugira ngo tutazarwana, ngewe na Amerika, ngewe namwe twumvikane, harimo kutazagereza imbunda za kirimbuzi ku mupaka, harimo kurinda ubusugi, basinye ibintu byinshi cyane. Ariko ejo bundi Ukraine baravuga ngo bagiye kwishyira mu Burayi. Kwishyira mu Burayi bisobanuye iki? Bisobanuye ko Uburayi bugiye guhana imbibi na Uburusiya, cyangwa se intwaro za zindi batagomba kwegerezanya ku mupaka bigiye kuba, kandi barabisinye kera, barabisinye kugira ngo twumvikane tutazarwana, mugumi wanyu natwe tugumi wacu.
nimuzazana intwaro hafi yacu natwe ntabwo tuzazizana hafi yanyu. Uburayi bugica ibyo batangira kuvuga ngo Ukraine ijye mu muryango w'abibumbye, mu yandi magambo Ukraine ijye muri OTAN, mu yandi magambo za mbaraga za kirimbuzi zibe ku mupaka wa Burusiya. Abarusiya baravuga ngo no, nibwo batangiye gutera Ukraine. Ni kuvuga ko Abarusiya ntabwo bashaka gufata Ukraine, icyo bashaka nuko Ukraine ibe igihugu kigenga, Ukraine ye kujya mu muryango w'abibumbye, Ukraine yo kujya muri no OTAN. Nibyo Abarusiya bashaka. Ntabwo bashaka influence ya OTAN ku mupaka wabo. Nibyo ngibyo, ni iyo nambara niho ishinga. None waravuga ngo ibi ngibi biraza kugira ingaruka. Biraza kugira ingaruka nuko Trump yaje ashigikira Uburusiya, yaje adashigikira guhana Uburusiya nk'ukuntu Uburayi bwabishakaga, kuko Uburayi bwashaka ngo bakubita Uburusiya hanyuma Ukraine ije muri OTAN. Ariko Trump yavuze ngo no. Ni kuvuga ko ingaruka Uburusiya buraza gutsinda, kandi gutsinda so gufata Ukraine. Gutsinda nuko Ukraine yubaha icyemezo cy'Uburusiya, ikibagirwa kujya muri OTAN, ikibagirwa kugira influence no Uburayi, ikaba ari igihugu kigenga gikorana n'Uburusiya. Hari n'uduce Rusiya yafashe Crimea, twaduce Rusofone, natwo nyine tugakomeza kuba tuyoborwa n'Uburusiya. Nibiye Uburusiya bushaka. Ni kuvuga ko ingaruka ya mbere Uburusiya buraza gutsinda, kuko Ukraine yonyine, Europe yonyine nishobora kurwana n'Uburusiya idafite ubufasha bwa Amerika. Ingaruka ya mbere Uburusiya buratsinze. Iyi ni ingaruka ariko butsinze kubera ko Amerika itagifashije Uburayi cyane rwose. Ntabwo ifashije Uburayi, nta nubwo yemeranya n'Uburayi ko bagomba gucecekesha Uburusiya. Yemeye icyemezo ariko bivuze ngo Ukraine ntabwo ari igihugu kiri souverain noneho. Niba kigomba gufata umwanzuro kikanyurira ku Burusiya, bivuze ko kiri colonize. Ari ngiye nshobora kwemeranya nawe 50%. Ni kuvuga Ukraine kubera ubwanzi cyangwa se gutinyana hagati y'ibihugu by'uburengerazuba na Burusiya, barasinya amasezerano ko ibihugu bihanye imbibi n'Uburusiya bitagomba kujya muri uwo muryango. Nyine ibyago bafite nuko bari hariya nyine bagomba kuba netre, na za Finland ziriya zose za Finland kumanuka bagomba kuba netre. Nyine mu yandi magambo ntabwo bigenga, erega guturana n'igihangange nyine ugomba guceceka. None se yewe uretse gatoya, ngewe naturana na General Makenga inzu zifatanye, nanjye nkagira abagare bandinda. Ntabwo naturana na General Makenga nanjye ngira abagare de ba General Makenga bamurinda, nanjye ngomba kugendera muri ubwo burinzi. Sinzi nimba muri kubyumva aho ngaho mugabo fungura mic. Yes, icyo nashakaga kuvuga no gukunganira kuri icyo uri kuvuga. Byatangiriye muri bushyamirane bwa igihe cya IRSS. Nuvuga ngo nyuma yaho IRSS maze gutsindwa batakaje ibihugu byinshi birimo biriya bihugu bya hari ibihugu byinshi byagiye mu Burayi byari muri IRSS. Noneho ejo bundi Ukraine itangiye nayo gusaba kujya muri Union Européenne, nibwo kari kabaye agasomborotso gakomeye, kuko urumva noneho ni igihugu cyegereye Rusi. Mu yandi magambo nk'uko wabivugaga, Europe yari igiye guhana umupaka na Rusi
mu buryo buri direct. Donc bari hanganye kuri ibyo bihugu bindi byagiye, ariko finalement kugira ngo Ukraine nayo iturane na donc Union Européenne iturane na Russie binyuze muri Ukraine, byari kuba bibaye donc ni nk'uko umuntu atura mu nzu, umwe ari muri salo undi ari mu cyumba. Urumva rero Uburusiya ntabwo bwagombaga kwihangana, kari kabaye gasomborotso ku rwego rukabije. Urakoze cyane. Niko bimeze. Reka twumve Israel witwa Israel sibyo? Yego papa. Ihangane. Nakoze ku ijambo. Ihangane ariko mbere yo gutangira kwihanganishije. Israel ndayikunda, ariko nijyo ni izina ryanjye mu busanzwe. Njye mfite udu-question dutatu gusa byafasha na Mzee Kingdom nawe kuko ari pastor nawe yazamuka akadufasha. Musubize ni tugufi ariko utwandike hano kugira ngo musubize neza. Icya mbere, gutekereza ko byoroshye cyane gutsinda Israel kandi Aba-Israeli bameze nk'aho bashobora kuba bari éparpillés partout mu isi. Ndibaza mu bantu bafata ibyemezo bikomeye mu bihugu bitandukanye muri Europe barahari, ni benshi pe mu buryo butazwi cyangwa buzwi. Utekereza ko byoroshye cyane kubatsinda kandi ari ibihugu bayobora bishobora kuba bifata ibyemezo bikomeye? Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, reka tubanze dusubize. Uraza kongera ikindi bitaba byinshi gusinda. Okay. Reka mbikubaza wenda wabyandika kugira ngo musubirize hamwe. Icya kabiri, noneho selon la Bible nk'wowe nk'umukristo, n'ubakuru umukristo na Kingdom yadufasha, papa Kingdom, ese ibi bintu niki mubitekerezaho atari muri politike noneho, selon la Bible, icyo Bible ivuga niki byatwigisha muri iyi periode? Icya nyuma, muri Bible hanavuga ngo uzasabira Israel umugisha nzawumuha, nawe uzawuvuma nzayuvuma. Ese ibyo ni Israel tubona uyu munsi cyangwa ni yindi Israel tutazi yariyo? Urakoze n'ibyo gusa. Reka duhere ku cya nyuma uko mbibona. J'invite tout le monde à venir participer. Toutes les langues sont permises, français, swahili, lingala, venez monter. Le sujet ici, c'est la reconnaissance de la France. Donc la France a reconnu d'une manière officielle que la Palestine est un État indépendant. Alors il y aura beaucoup, bien sûr, d'implications militaires, judiciaires, géostratégiques, et des alliances seront détruites, des nouvelles alliances seront construites justement à cause de cette décision, la reconnaissance de la France. Et ce n'est pas seulement la France. Il y a d'autres pays européens qui ont pris cette décision. Alors, monter et partager vos idées avec nous, ça va nous faire plaisir. Alors, icyanyuma, bénédiction. Bibiliya iravuga ngo uzaha Israel umugisha azahabwa umugisha, uzavuma Israel azavuma. Shingiye kuri iki cyanditswe, la France est déjà maudite. Il y a déjà une malédiction hejuru ya France kubera ko yashyigikiye les ennemis ya Israel. Kandi hano mugabo Kigeli pense que c'est seulement une reconnaissance. Emmanuel Macron a dit que ma décision, la décision de la France n'est pas pour plaire les uns ou kurakaza abandi. Oya, ubundi ikintu cyishi inyuma c'est pour plaire, nukunezeza abanzi
ba Israel, nukubabaza Israel, nukwanga Israel, nicyo kishe inyuma, nukwihemura. Gushigikira Israel bisobanuye gushaka ko Israel iba eta independent. Gushigikira Palestine ko ibi gihugu. Palestine ivuga ko Israel igomba kuvaho. Alors malédiction français urayihawe automatiquement. Urayihawe byarangiye. Yambwiye cyane kigushubije hariya ni Bible. Ikindi ese byoroshe gutsinda Israel? Ntabwo byoroshye, ariko birashoboka. Bizafata igihe ariko bizashoboka. Iyi nayo ni prophecy. Israel nta gahugu gatoya, ariko niko gatunze Amerika, kandi Amerika niyo itunze isi. Rero uvuze ngo gutsinda Israel bizashoboka, ni nkaho wari kubaza gutsinda Amerika birashoboka. Birashoboka ariko biragoye. No gusenya ordre mondial kugira ngo wubake indi. Ni ibintu bigoye cyane. Bizasenya alliance nyinshi, bizahindura ibintu byinshi kugira ngo utsinde Israel. Ko selon la prophétie bigana ni inzira yo kurangiza isi, ni inzira ya 3e guerre mondiale. Iyo ni prophétie hari. Nubwo bimeze gutyo, nje nzakomeza kuvugisha Israel, nzakomeza gushikira ko Israel iba independent, Israel inesha, Israel itsinda abanzi bayo, yabatsinda neza, yabatsinda malhonnêtement, yabatsinda honnêtement. Ntabwo ni ngiye jije ni Imana, ariko ngiye ngomba kwishigikira. Ngira ngo nagerageje gusobanura. Reka twumve na Kingdom nawe nimba hari cyo ari bwongereho. ATM wiriwe cyangwa ni mwaramutse? Aracyari kare n'abandi mwiriwe mwese aho muherereye. Iyi topic icyambere ntabwo iri popular, ni topic iri sensitive cyane, ikora ku zo tubona n'amaso, ku marangamutima, ikakora ku byanditswe, ni byinshi. Icyambere uyumva wese utega amatwi hano abifate nkaho ni ibintu bitari populaire kumva, kuko bijyanwa mu byanditswe bikajyana mu by'abantu bizera, ariko cyane bigakora ku marangamutima y'ibyo abantu babona n'amaso, amavideo n'ibindi. Icyo gihe rero ikijuwarore ni nini cyane, n'ibyo umuntu abona ni amarangamutima ari preza, ntabwo ari past. Ibyo twizeye cyangwa twasomye n'ibiki, n'ibyo twabwirijwe n'ibiki, ibyo biraza gupfukwa cyangwa kuremererwa n'ibyo turiho tubona ari byo bikururwa n'amarangamutima uyu mwanya. Nta nubwo ari future ngo bizamera gutya, abaguma aho ngaho ni baki, ariko majority y'abantu benshi ari ndaburiho numva avuga amahanga yosha ubona ibyo wari utanzeho urugero, Uburayi kugeza ku Ubufaransa uvuze, kugeza ku bihugu nk'Ubwongereza n'iki. Iyi ukugutaninga kuri iyi level bituruka kuki? Aba ni muri bamwe bacigiye cyangwa bavugwa yuko aribo baremye Israel kugira ngo ibeho nk'igihugu. Uyu munsi gutaninga against kugeza kuri uru rwego bituruka kuki? Ibintu biri kuri level baba no mu nabo bizera ari abakristo ntibabyumva kimwe. Nibwira uko ikintu kimwe ni ibihe bijya bihinduka bik'influence abantu kuba abandi bantu bijyanye n'igihe uko kimeze. Reka tuvuge noneho wenda dufate mu byanda nimba ari ibihe by'imperuka uko bibiri uko bizaba. Reka mvuge nimba ari byo bibiri,
abantu bibwira uko bazaguma batekereza uko batekerezaga mu ibihe by'imperuka bitaraza. No, ibyo bihe bigiye gusohora, hima abami, hima abakomeye baza gukora ibisohoza byabihe. Ndabaha urugero. Bible iravuga ngo iyo mvuze abami n'abategetsi, abantu barahinduka mu myumvire kugira ngo byabihe bisohore. Ubuhanuzi bwose mujya mwumva ibyo abantu bavuga byinshi bizaba Imana izakugira ibi bimwe byinshi ntibibana ibintu by'amarangamutima y'abantu babera, ariko profesi zitagomba kubura kubaho ni izanditswe zavuze uko ibyo bizabaho, kandi impamvu bizabaho ninde ubishiraho kugira ngo bibeho. Ntabwo ari abantu babigena, ntabwo ari Trump ubigena, ntabwo ari Netanyahu ubigena, ntabwo ari umuntu kanaka ubigena. Ni ya Mana yavuze uko bizabaho, igihe yategenye uko bibaho bikabaho, ariko ikimika abantu baza kubisohoza, ikagishiraho urugero. Nishaka mvuge hose, akaba ariwe yimika mu bihe ishaka kugira umusohorezeho amateka kanaka. Muri Egypte igihe cya Farawo, Imana yaravuze ngo icyatumye ngwimika ngo ni ukugira ngo usohorezeho amateka yanjye, ni ukugira ngo usohoreze imbaraga zanjye kuri wowe. Uwo ni Farawo yabwiraga, niwe wari wimye igihe Abisirayeli bari mu bure twaragiye kuvayo. Le monde turimo uyu munsi wa none, ibiriho biba ntabwo ari accident, ntabwo ari bishasha, ni ibintu bigomba kubaho, bitagomba nta n'inzira yo kubikwepa iriho. Ntacyo twakora, nta n'icyo twabihinduraho, nta n'ubwo mwasenga ngo bireke kuba. Iki nicyo kintu mugomba kumva. Ubuhanuzi bw'ibyanditswe bugomba gusohora, kandi ntibusohora kubera ngo nimusenga ngo birahinduka. No, ntabwo bihinduka, bigomba gusohora kuko ni ikimenyetso, ni muri bimwe by'ibimenyetso by'ibihe. Zaba ari iz'intambara. Ese bituruka kuki? Icambere kwimura Imana. Ndimubona abantu bashobora ngo hari amadini menshi, abantu barasenga. Ntabwo amadini menshi aricyo gisobanura ko abantu bakiri ku Mana. No, ibihe ngenda mu ncamake, ibihe Imana yagenye ijya ibisohoza yonyine, kandi ikabisohoreza ku bantu. Abamuvuga France, ukabona himye umuntu akaza akakubitaho ikintu abantu bariho bibaza bose. Niyo mpamvu wakoze space, kubera France yakoze declaration ivuga uruhande ihagaze, ubyibazaho byinshi n'abandi barabyibaza, ahubwo ntituranabyibazaho. Mu myaka iri imbere nimba ari twe tuzaba tukiriho, tuzabona n'ibitari ibingibi. Na Israel byiriho ikora ntabwo ari bo, ntibazi nabyo bariho bakora, ariko barakora ibintu kugira ngo bigire icyo bisohoza. Kuko idakora ibi nta mpamvu amahanga yagombaga kuyivaho. Nimba Ezekiel ivuga ngo amahanga yose azayivaho, amahanga none azayivaho byagenze gute? Hagomba kuba icyo twise wenda mistake, hagomba kuba icyo twise ni ikosa rigomba gukorwa, buri muntu akayizinukwa akumva uko. Ndetse turavuga Israel noneho ubu tuzagera hagere ku rwego noneho rwo kuyiga umwe. Etape izo zizagerwaho. Izi ntambara nizimara kugera mu gihe cyazo ziriho ziba neza, ziracari iz'amagambo, ziracariho zishushwa, ariko ugenda usome. Okay, ibyo wenda nivuga ngo gusoma hari utabyizera. Numvise na mugabo yamze ngo ibyo yasoma ngo ntabwo ari cyo bishatse kuvuga, ariko we yabonye ikindi bishaka kuvuga kandi kitanditse. Naho rero niho buri muntu Bible tuzayidekira uko dushaka, verse imwe ivemo ibitekerezo 10 kandi umuntu ahagarare ku kimwe. Ngaho niho Bible aba ari umusozi uremereye buri wese, cyangwa ni message itera confusion buri wese bitewe n'amarangamutima. Nico nahereyo mbabwira ngo
amarangamutima yacu aratwefasha gufata position ndetse no kuvuguruza yuko iby'Imana yavuze ko bizaba bidashoboka kuko nayo irabibona uko bidashoboka. Exactly the same muri Egypte nibyo dusoma yuko abana b'imfura bapfuye nabyo ubu ni imigani itarabaye. Uko niko umuntu ateye, dukunda isi, dukunda kuyibamo, dukunda n'ibibi byo mu isi kubizinjoyinga muri ubu buryo birimo. Niyo mpamvu n'ubuhanuzi tudashobora kubwemera yuko ushobora gusohora kuko turyohewe no kuba hano mu isi ndetse no kuba muri ibi turimo. Ntabwo ngiye gutanga amaverse ariko si ngombwa bitewe kuko ntabwo ari bose babyizera, ariko nababwira uko ibihe byonyine biragenda bidusunikira gusohoza kimwe ku kindi. Nico nabivugaho. Naho imbaraga ntabwo Israel, iyo tuvuze Israel nk'abaturage ntabwo bafite imbaraga zo kuzarwana, isi zabarwanya hafi kubatsinda. Icyo rero hari kivugwa yuko kizaheraho kiba. Ugenda usome Rome 11 nimba ubishaka, usome Rome 11 uzumva igikurikira why ivyo biba. Usome Ezekiel 38 uzavyumva. Usome ibyahishuwe kuri 20 hari ico uzumvamo nimba ushaka kubyumva, ariko inzu ko ntabwo biri popular. Nico nahere ntabwo ari ibintu biryoshe mu matwi bijyanye n'amarangamutima ndetse n'ibyo tubona n'amaso uyu munsi. Bireinfluence ibyo kamere zacu, bikeinfluence amarangamutima yacu ndetse n'amadecision dushobora gufata. Merci, urakoze cyane. Urakoze Kingdom. Biriya Kingdom avuga ni Imana, we ari politike ntabwo ari gusesenguza ijambo ry'Imana, kandi ababyemeye tuvuga amen, nta kindi turenzaho. Koste hari ikintu wari ugiye kuvuga? Yes, hari icyo nangiye kuvuga. Nubwo Muzehe Kingdom wenda ashatse kugaragaza yuko ibyanditswe ntabyemera, mugabo ntumfate nabi. Oya nta kibazo. Ntabwo navuze ko utabyemera. Wavuze ngo uri umukristo, ariko uravuga ngo icyo cyanditswe ngo si icyo cyashatse kuvuga. Siko wavuze? Oya nabivuze en general yuko interpretation ya Bible idakorwa nk'uko byanditswe, kuko nari gutanga urugero ngatanga nk'icyanditswe mu Bagalati ibice 4 aho hatwereka Yerusalemu ya none ikatwereka na Yerusalemu yo mu ijuru. Yes, ariko uyu munsi dufite abakristo uyu munsi usanga bari inyuma ya Isiraheli kubw'amarangamutima, bitwaje yuko Isiraheli hariyo umurwa witwa, hariyo agace kitwa Yerusalemu, ariko bakirengagiza yuko hari Yerusalemu yo mu ijuru. Bibiri tubwira yuko ibyanditswe ngo mu mategeko n'ibyahanuwe byahanuraga Kristo. Abantu ugasanga nyine amaso ntibayabona, ntago bareba Kristo, ahubwo baracyafite ibindi bareba. Nicyo nashakaga kuvuga. Ukiraho mugabo, tuvuge Israel iyo kwisi, iyo mu ijuru, reka tube tuyiretse. Imana ivuga, hari iki ivugaho kuri iyo kwisi apana iyo izaza mu ijuru? Iyo kwisi hari icyo Imana ivugaho. Abantu bagasoma igitabo cy'ibyahishuwe, bagasoma Daniel, nabo usanga babyenterpreta mu buryo butandukanye. Nk'abadive uzasanga bafite uko babyenterpreta, n'abandi hari imyizerere itandukanye ishingiye kuri interpretation ya Bible. Bibiliya Isiraheli y'iki gihe Bibiliya ivugaho koko nk'uko ubivuze. Bibiliya iyivugaho ndetse n'ibyahanuwe biyivugaho, ariko
interpretation niyo usanga tutumva kimwe. Komeretse. Hano hari inshuti yacu tutavuga rumwe namba yitwa Turaje. Namubye ngo azamuke tuvuge ibya Israel twe kuvuga byo mu karere. Turaje arakumanga nawe. Ubundi Pastor Kingdom ubundi byo Turaje avuga ndahamya neza 100%. Afata ibya Israeli agashaka kubya Afrika inaha. Ufite Israeli ni gute kandi ahangaha mu byumve neza conflict iri muri hari muri Moyen-Orient. Israeli uko ingana uyu munsi ntabwo ariko yanganaga. Israeli muri Bible ivuga uhereye ku aho umuryango wa Gad wari uri ukagera aho bita Beersheba. Ni nord na sud uko anganaga. Ni nini cyane iri muri Palestina yose. Iyo tuvuga Israeli ya roi David yari nini cyane. Hanyuma muzamateka ukuntu bahunze baragiye bahunga inzara, hanyuma abandi baragenda bafata igihugu cyabo. Hari amasezerano y'iby'Imana izakora muri Israel physique. Hari kugendererwa muri yo temple iri ya Jerusalem. Moise na Eli ntabwo bapfuye burundu, bazongera bazuki muri yo temple babwirize noneho atari commandement atari loi ahubwo babwirize Jésus Christ de Nazareth muri temple. Ni kuvuga ko kapitale ya Palestine izabohorwa, Israel ifate, Eli na Moise babwirize, hemere abagenewe kwemera, hanyuma ibihe birangire. Physique iriya temple mureba iriya ikwe mosquée d'Omar, iriya bavugiramo wala wakbar, iriya ni temple ya Salomon niwe wayubatse iriya temple. Iza gusenywa mu gihe cya Nebukadnezar, irongera irubakwa mu gihe cy'aba Nehemiya. Yes. Barongera barayubaka myaka 49. Iriya ce n'est pas wala akbar, iriya c'est ainsi dit Moïse le prophète de l'Éternel. Ariko harimo wala akbar. Ntabwo ariko bizagenda, hazafatwa hasubizugwe. Ibyo nibyo bita rédemption de Jérusalem. Ibyo nibyo bita rédemption ya Israel. Rero Turaje hano afata biriya akaza akabitubesha hano ngo ni hano ni Israel. Nukugarura niyo mpamvu tuvuga ngo uzaha umugisha Israel, Imana izamuha umugisha. Plan ya Israel ntabwo ari Israel yikoresha hariya, ni Imana. Ni gutagahugu kangana kuriya karwana n'abari bose nibagatsinda. Koma igihugu cya mbere kwisi ni igihugu cya mbere kwa kwishigira Israel. Ubu Amerika none ahanga ivanya amaboko kuri Israel yayitikena yayite imera nka Burundi. Umugisha wose wa Amerika nuko ishigikira Israel. Ivuze ngo natwe turabyanze nk'ibyo France yakoze, bahita bakena, bahita bose bakena nona. Ubwo nababwiye ko France yatwaye umugisha. Ubu tuzajya dukubita France ubu ngo dutangiye gukubita France. Macron ngwino hano sha icara hano hasi kuko bakoze sakrireko. Rero Israel izafata hari ahantu hose. Eli na Moise bongere bagaruke. Eli yagiye muri serwakira, Moise we yarapfuye ariko umubiri we nta muntu awuhambye. Bariya nibo bita les deux oliviers nibo bazagaruka gupresha Jésus Christ muri temple ya Salomon. Hanyuma abaisraelite barire bavuge ngo ni twebwe twamubambye, ni twe twamwishe. Barira marira hari
iriya mosque ya Omari yose abayisiraheli bazayisenya yose, bongere bubake temple basubize mu za zahabu zose bibye. Ibintu nibwo bigitangira, ntabwo biraba. Twanga kubibabwira kugira ngo mudahamuka, ariko guhamuka ni ibintu kwizera Yesu Kristo gusa ukaba ufite assurance éternelle. Rero umuntu utuka Israeli, umuntu uvuga ngo Israeli igomba kuvaho, umuntu ushigikira abanzi ba Israeli, ako kanya ubukene bumugwaho, agasuzuguro kamujyaho, kutagira ijambo. Ubu France ntabwo izongera kugira ijambo, kandi byanagaragaye. Ntabwo bazajya bavuga ngo Kongo, u Rwanda muze hano. U Rwanda ruvuga ngo namwe muze hano, tuzaya tujya he, namwe muze hano. Byarangiye. NATO biratiraga igiye gusenyuka, amayero agiye gusenyuka, hagiye gusigara dolari yonyine n'amafaranga BRICS bagiye kuzakora. Israel yambajije ngo twebwe se tubyungukiyemo iki? Twe turabyungukiyemo. None se abantu bagukubitishaga inkoni yitwa NATO, inkoni yitwa Alliance basubiranyemo, none se nubona ko byungukiyemo? Afrika igiye kubyungukiramo cyane. Ubushinwa, Uburusiya bagiye kubyungukiramo. Hagiye kuba coopération directe, Chine Amerique, Russie Amerique, Afrique Amerique. Baba parasite b'Uburayi bose bagiye kuvaho, kandi nibo batubangamiraga cyane. Bazize iki? Kubera kuvuma Israel. Bazize iki? Kubera gushyigikira abanzi ba Israel. Noneho ibihe kuntu bizagenda, kuko Imana niyo yabikoze. Hanyuma Israel ikomeze kubiti ifate Palestina yose, isenye temple, isenye musigiti, yubake temple byose, bagire visitation byose. Noneho abantu bisi bababare, Abarabu bababare, abantu bose bababare, amahanga yose bababare, Katoliki bababare, byose bibabare, bahite bava kuri Israel, bave no kuri Amerika. Amerika no ivuga birakomeye, nabo bayiveho. Ariko biriya bizaba bibaye la fin y'ibihe, troisième guerre mondiale. Kandi troisième guerre mondiale ukuntu bizamera, Abarusiya bazavuga ngo enough is enough, bafate ku gisasu bakikubite muri Amerika. Amerika izahinduka umuyonga, Amerika izahinduka umuyonga. Reka mbisubiremo, ishobora kuba wenda icyo gihe ntabwo nzaba nkiriho. Amerika izahinduka umuyonga n'ubuhanuzi. Israel bazayigota abanzi bayo, iyi ntambara itumuke. Ngo imbunda nawe zo murabona, imbunda z'Uburusi nizo zizakora icyo gihe. Intambara ya gatatu yese nibyo bizaba. Ibyo nta muntu wabisengera. Njya numva abantu basenga ngo mana uburwayi bwose bwo mu isi buhagarare. Ninde wakubye ko uburwayi bwo mu isi buzahagarara? Ngo mana ngo intambara zo mu isi zihagarare. Ngo iki? Intambara zo mu isi zihagarare? Kandi Yesu aravuze ngo intambara inshanga ngo izarwana ninde? Ngo ihanga rizarwana n'irindi hanga. Urasenga ngo intambara zirangire? Uri kurwanya gahunda z'Imana? Ahubwo usengera umutima wawe, sengera agakiza kawe. Nibihe bya nyuma Afrika irabyungukiyemo mu kanya gatoya. Amategeko ntabwo azongera kuva France. Icyo uri kuvuga yunguka, banza usobanura iki yunguka mu gihe cy'imperuka n'indi uzunguka. Urabona igihe cy'imperuka gifite introduction, kikagira wenda hagati, kikagira na fin. Ariko muri aka introduction akangaka hagiye kuba kavuyo. Ordre mondiale igiye gusenyuka, buri muntu agiye kwirwanaho. Afrika buriya nani tuvugishije ukuri kunguka Kerisarama uvuga ngo bumvikane kwanza kubera abantu bakiri hasi mu mitekerereze batari develope. Akudera Afrika gutera imbere bifata imyaka myinshi cyane, iri hasi wenda kuko ibifi binini bizaba biriho bihangana, bizaba bikuye amaso cyane nko kuri Afrika. Ariko n'ubundi Afrika izaguma n'igikoresho cyabo tujuru, kuko baracafite pouvoir zo mbaraga, ekonomika baracari fort, kuko ibyo dutunze byinshi usanga ari nk'ibyaba ari bo babyiha
tituragira izo force kuko tutaraba hamwe. Afrika ifite ikibazo ni Union Africaine kugira ijwi rimwe kuko Europe ivuga ikagira ijwi rimwe nubona ibi biriho biba bikageraho tukaba hamwe, then icyo gihe Afrika izabibaye for izagira imbaraga ku buryo ntibashobora kuyuriraho no kwivogera. Ariko ikiri divided ubu ngubu imyumvire sinzi izahinduka, turacari wiki rwose ntabwo ko twashobora guprofita muri izi ntambara zabo ikintu kinini. Iyo ni analize yanjye, wenda bizashika ahari twumva ko tugomba kwigira ku byo bakoze, abantu bakiyunga bakareka amacakubiri n'utu tuntu twose dutuma tw'intambara n'ibindi. Then icyo gihe niho ushobora kubona uko Afrika iri pouvoir ku buryo puissance, ku buryo noneho batangira no kwitinya kubera ubumwe bwayo, kuko ibi bintu zose barabifite. Dukeneye ibyo bitwaro bya kirindwi ariko Afrika ibyo ifite birayihagije kuba yaba ari inyembaraga. Merci, komereze message yawe. Wa mugabo wavugaga turaje ntibambaye kimuzamura ntabwo waramubangamiye, niyo mpamvu atari yazamuka kuri nani ya azamuke. Ntabwo mubangamira ko turi kuvuga Israeli, nazamuke rwose namuhaye mike yatinye. Erega turaje njyewe na muntu nanga pe, na muntu nanga. Turaje dushobora guhura tugasangira fanta na kawa, njye na muntu nanga ibitekerezo bibi, na muntu nanga pe. Waje mu murongo wiwe uramwumva uramutega amatwi, aze avuge kuri Israel kandi redemption ya Israel aho turi kumwe, apana y'u Burundi, apana y'u Rwanda, ya Israel yo turi kumwe. Nawe ni umuyude ntusi wavuze ngo Israel yari igeze kure ibujumbura, ntuzi ko hari ubwato bwa Nowa ariho bwari buri, ariko ndayishimiye banza bazira gisembese. Rero uburya Pastor Kingdom hari ukuntu tujya tuvuga ngo Afrika ngo nayo izagaruka, ngo baradukandamije cyane, ariko ari ikintu twibagirwa. Afrika, akababaro ka Afrika cyangwa gukandamizwa kwa Afrika ntabwo kurimo imyaka wenda ibaye myinshi aba 300, wenda ni 300 ugereranije ibindi bice by'isi ibyago banyuzemo, akababaro kanyuzemo. Afrika ntabwo yababaye. Abafrika babaye ejo bundi duhere mu bucakara, mu bukoloni na neocolonialisme. Ni 300 ans, ni 350. Ariko isi muri hariya muri Aziya, hariya muri Europe barakubititswe. Afrika babaga hariya bambara impuzi z'ihene, babikirwa mana byabo, barya imineke, barya ibiki. Nta kibazo bari bafite, babatesi baraho. Nta kibazo ni kuvuga ko ibi ngibi gukubitika ntituzavuge ngo natwe tuzazamukana. Oya, Afrika ntabwo yakubititswe nka bariya bantu barakubititswe cyane. Muzi ko habayeho guerre de 100 ans hagati y'Abafaransa n'Abongereza, la guerre de 100 ans. Abayize muri histoire murabizi, habayeho ibibazo bikomeye. Guerre mondiale ya mbere, guerre mondiale ya kabiri, ntabwo yabereye muri Afrika. Nubwo yatugizeho ingaruka, ariko ntabwo yabereye muri Afrika. Rero Afrika iki ni igihe cyayo cyo gukubitika. Nidutekereze ko natwe ngo tuzakomera, natwe nabo bakubitika, barakubititse mbere yacu, natwe turakubitika. Ahubwo ubu ngubu ni isi irarangiye. Ahubwo mu kurangira kwayo hazaba agahenge. Kagahenge pastor ujya wumva muri Bible ngo hazaba agahenge, nakangaka. None se nk'ubu ngubu reka mbabaze, ubu ngubu Minembwe, Masisi na Rucuru, aka gahenge kariyo kugira ngo byari kuzashoboka mu gihe cya Mitera? Ntabwo byari kuzashoboka. Kugira ngo byari kuzashoboka mu gihe cya Rwabuduwe cyangwa se cy'ababami bari bose abakoloni, ntabwo byari kuzashoboka. Aka niko agahenge kagiye gukomeza. Perezida Kagame yakazanye mu Rwanda, AFC igiye kukazana muri Kongo, ariko nagahenge kakanya gatoya, kakanya gato. Ntihazagira umuntu uzasinzizwa n'ako gahenge. Kazaba kagiye kubanziriza ibindi turi mu kubabwira.
ako gahenge kazaba AFC navuga ngo no ntabwo tuva hano tubanze tugedo ngo musubira inyuma ntabwo tuva hano none se biriya bari kuzabivuga mu gihe cya Mitera mwebwe abantu bakuru muri hano AFC ari kuzavuga ibyo ngibyo ejo bindi Mitera none nzikatira hano noya ako gahenge tuvuga kagiye kuba ordre mondial irimo gusenyuka nta muntu ufite ijambo kurusha undi hagiye kuba icyo bita multipolaire ni kuvuga ko na pole ntabwo ari pole zazindi tuzi ni hariya cyangwa ni hariya oya ni henshi puissance zigiye kuba nyinshi abantu bagiye gahunda zabo kazitegura neza abasirikare bakabapanga neza abana bakabigisha neza nawe ukavuga ngo nanjye ntabwo mbyemera nako gahenge kagiye ku ariko kubi politiciens by'ibipfu bita profita akakanya ni kuvuga ko France nayo ifite ibibazo byayo ntabwo igitegeka Belgique nayo irahangayika ntabwo igitegeka Israel nayo ifite byayo America nayo ifite byayo akaniko aka opportunity kako gahenge ni prophecy buriya yo tuvuze ibintu by'Imana azana ibya Bibiliya ako gahenge Pastor Kingdom fungura mic ubyira nimba ako gahenge utakazi muri Bibiliya kavugwamo utubyire kuvuga ni igihe Satani yaboshwe y'amyaka igihe mbo ako nako kazabaho pe ntabwo araboho ibintu by'ubuhanuzi buriya ni ibintu byo kugendamo gahoro ko bizakurikirana byinshi tubibona ari uko bisohoye kuko ntubuze igihe bizabera kuko ntibisohozwa n'umuntu ngo niyo ubiplaninga iyo abigenye n'ibisohoza abahanga abaze kureba ibihe bamenye iyo babonye ibintu bibaye nibo bamenya ati ibingibi byavuze ko bizaba muri iki niki hakurikira ikindi bakakimenya ariko sinavuga ngo iki kizaba muri periode dushobora kuba tutazaba tukinariho cyangwa tuzaba tukiriho ntawamenya ariko ubuhanuzi nicyo kintu nitondera kuvuga ngo kizaba ryari wiki nikihava kizakurikiraho iki ni sinabijyamo gihe cyane ndabitinya nimvuga ngo kubitinya soko bene umuntu atababizi bimwe ariko nukwanga uko umuntu aza kubifata nkaho ndihombe kuri usoma ivanje ngo ukuri ko gigomba guhita kiba no nta precision mfite kuri byo rwose ko bikurikirana ariko nzi ko byinshi bizaba ni pateri ayirinze kugira icyo avuga kuri ako gahenge nta kibazo wari uvuze ko ubu hari agahenge oya ndi kuvuga ngo muri nouvelle ordre mondial hazaba gusenyuka kwa ordre ihari hanyuma muri ako gusenyuka hazaba gahenge kandi ako icyo twita gahenge nouvelle ordre mondial ivuga icambere izabije gukora abantu bazumva ko ari amahoro abantu bazishimira cyane izabije gukora system izabije kubaka izagoye izi freedom zose mubona ibiturimo umuntu utareba impinduka yihuse ntubona umunsi tuganira hano ibi bintu ninde uriha amafaranga mu kuvuga ureba amasaha dushobora kwicara hano ibi ni ibintu byubaka bitegura system uko igenda yubakwa ya control y'isi yose ibi mbere ndibuka muri Kenza ishize kugira ngo uvugane n'umuntu uri muri Afrika warabiriraga amafaranga uyu munsi turavuga bakaguha n'umwanya ukaba wavuga n'iminsi 3 udahagaze wishatse ariko nta mafaranga uri ubona uriha ariko icyo bariho bakora bariho barabegeranya bariho baratwegeranya muri control uburyo badukontorora monde rero bariho barayifata ni technology bariho baragenda badutwegeranya badufata boro umwanya wacu wose bawokipa
muri ibi bintu baduhaye ngo ni ibyagusa nyarumva ngo ngo ibyagusa bitera ubwenge buke ariko ntitubimenya nkaho ari ibintu bari bya control bashaka kutumanya no kudukontrola kubera dufite uwo mwanya wo gutakaza abanyabwenge benshi ntabwo bajya muri ibi nta mwanya bafite wabo iyi ni system iriho yubakwa y'abari abanyamafaranga bari abakire bashaka kuyobora isi bagomba kutwubakira amasysteme nk'aya yari agenda dufata afata imitekerereze yacu twibwira ngo ni ibyagusa ariko bifite intego ya control uburyo bagomba kumanya isi yose ni byinshi ntabwo ari ikintu kiza umunsi umwe ngo pa ngo ihite gifata no ni system irubakwa nibazana ayo mahoro rero ntubona uko dufite intambara n'ibikire ndagungiro ibizi bya homosexuality abagay n'ibi byose ugenda bikwira isi bigenda bazana bemeza isi ko agomba kwemera icambere intego ya mbere birimo nuko abantu bagomba kuvuga Imana itabaho Imana ntayiriho Imana abantu bayifata ukundi mu bundi buryo niyo ntego ya mbere izabiriho kandi bizaryohera abantu benshi kuko bizagaragara nkaho bitanze amahoro nico wari uvuga ayo mahoro abantu bazita ngo na amahoro ariko ntabwo abazaba arimo amahoro arimo uburozi freedom yo gukora icyo ushatse kuba umuhungu uyu munsi hano muri bihugu byateye imbere barakubuza umwana muto umuntu ugomba kumubwira nimba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa bihereye kuri ku bana bariho bakura bavuka wenyine azihitiramo icyo azabaca ibyo biravugwa mu mashuri abatabibona ntibazi kiriho cubako byitwa freedom ni amahitamo yawe icyo ushaka kubaca ariko ni system igenda yubakwa buhoro buhoro burya ikintu kibi iyo uguma ucumva buri munsi cyangwa ukakireba kigenda kitaba kibi ugenda ukimenyera bwaca kikaba ari ikintu normal muri ubuzima bwawe ikomereza ikiganiro cawe nduka ibi bintu Pastor Kidum arimo kuvuga ni ibintu bikomeye cyane kuko liberté, indépendance, self détermination, émancipation, souveraineté, ibyo bita free will, ibyo bita harmonie, tranquillité, ibyo bintu ushobora kubikoresha icyo ushaka. Nibuka nagiye hari muri 2009 nagiye hariya muri centre hydroélectrique ya Rusizi ya kabiri hari bita mu Mosho. Ejo bundi 9 telefone nta muntu wagiraga telefone yagiraga abantu bake izingiri za satellite cellulaire kugira ngo mpamagare Kigali. Ninjiraga muri centre news ya control yabo ya communication nkahamagara electrogaz y'i Kigali igahamagara uwo shaka navuga ngo centre electrogaz y'i Kigali muraho neza bakavuga ngo raho neza ubugire kanaka ngo ndamahoro akamubwira ngo ara mahoro undi nakamusubiza arya ninde nawe akagaruka arya urinde nkavuga ngo ndi ATM akagena muri centre aravuze ngo ni ATM ejo bundi 9 none uyu musi hari Twitter hari WhatsApp hari internet hari droit de l'homme hari émancipation hari ntabwo dusubira inyuma niyo waburi Macron hari byose harabibonamo amahirwe yo kuba batinganya hari nababiboneramo amahirwe yo guhimbaza Imana hari nababiboneramo amahirwe yo gusoma ibitabo bakamenya ubwenge hari nababiboneramo amahirwe yo gukora uburaya no kunywa inzoga zikabica. Ni kuvuga ko amajambere abyara imanga agahenge kabyara imanga kabyara ibindi byiza. Ni ibingibi tuba tuvuga hano njyewe nemera Imana nk'abantu nemera Imana n'ibingibi mvuga hano ndi mu gihugu gifite umutekano na technology
utaravuga a bahita bamenya aho uri. Mvuga amagambo yanjye nyapima neza ku munzani, ntagira umuntu mvuga nabi, ntagira umuntu mputaza, mvuga ibintu ushobora gusubiramo ku manywa na nijoro kugira ngo aya kagahenge nteko kabyaza ibibi. Iyi tweet yingiyi yakagombye kuba platform pedagogique, ariko hari abantu bayitambutsa mu rwango, bakayitambutsa mu gutuka abandi no gusenya abandi, kandi aragahenge. Iyi tweet igiye kuzagera hariya hose za Rucuru na za Masisi na za Minembwe, hose ako gahenge karimo kuza, ariko se bazabikoresha iki? Wangaga ko bitugeraho France yakubitike, ababyeyi bakubitetse, ntabwo wari bagifite ijambo kubera aka gahenge nyine kaje. Ariko se ako gahenge uzagakoresha, uzasoma bitabo se, uzagira umwuga se, uzakoresha platform Kingdom sindamubona ngo muhukuboko, ariko twaramenyanye n'abandi bamugabo n'abandi bose twaramenyanye. Saka gahenge se ndi kuvuga, ariko se tugakoresha iki tukabyaza uwo umusaruro? Nandimo kuvuga abubatsi bikuta byo kubangamira abandi bari gusenyuka, naturi gusenyuka, Europe iri gusenyuka, isi yose iri gusenyuka, akizwe hasi bagiye kuzamuka, n'ababiza mu hejuru bagiye kumanuka. Haba gahenge kakanya gatoya, ariko se ko gahenge uzagakoresha, uzavuga ngo nanjye rero baradukandagiye nanjye kugukandagiye ijisho wa mugani. C'est pas ça. Yewe nta muzungu nzakubita, nta muzungu nzavuga ngo mwaradukubise nanjye gukubita, nta muzungu nzakubita, nta muzungu nzatuka pe, nta mufaransa na mubirigi nzatuka. Cyakoze nanuka nambira nabi nzamubwira ngo burya ntabwo ari buno, zamubwira ngo shira agapira hasi. Ibintu byahindutse, Otani yahindutse, Ubufaransa bwahindutse, Ububirigi bwahindutse, isi birimo kubirinduka. Ariko gutukana dukoresha platform neza, tukwiga ubwenge. Mwakoze cyane, twaramenyanye, tujye tuganira ibintu by'ubwenge, twungurana ubwenge, tuhana amakuru. Hari abantu bakunda ibyaha n'ibyaha, tujye tuvanga, tuvuge n'ibyaha hariya, tuvuge n'iby'Iburayi, tuvuge n'impuzamahanga, dushiremo na religion. Nawe wamenye ikizagirira undi muntu akamaro, nawe wamenye. Tumenye byose ibyo ntazi ubinyigishe, ibyo uzi ubinyigishije. Nk'ubu ngubu mbabyiye turaje inshuti yanjye yanze kuzamuka buri yarandakari, turaje windakarira nanga ibitekerezo wowe ntabwo nkwanga, uri frère, uri créé muri image y'Imana, ntabwo nkwanga wowe. Tunahuye twasangira cafe, ugize n'ikibazo nahita ngutabara, nanjye ndagushishikariza, nanjye nkigize nanjye uzanabara. Wanabara ngize ikibazo turaje cyangwa wabangirira nabi, shira ka emoji turebe. Ngize ikibazo ufite ububasha wangirira gute, nabi cyangwa neza, biri mu mutima wawe, ngiye ntabwo nakugirira nabi pe. Ariko ibitekerezo nzabikubitisha inyundo, nzabisenya. Ariko wowe uri kiremwa cy'Imana, uri umwana. Imana niyo yandemye, niyo yakuremye. Rouge et le sang de tourage, rouge et le sang de noir, rouge et le sang de blanc. Uri muvandimwe nuriya mu mama mugira kunama n'abandi bose, nta kibazo. Muri biremwa by'Imana, n'ibitekerezo bibi twanga, mwibye ibitekerezo bya Israel, mwibye profesi za Israel, muzizana i Burundi. None abantu badasoma Bible, abantu batajya mu nzu y'Imana barabyemera. Abo ngabo nibo tuba turengera, ariko kubakunda turabakunda. Umugabo ndamukunda cyane, n'inshuti yanjye Bob, umurundi witwa Bob, waremwe mu ishusho y'Imana, ndamukunda cyane. Kingdom Pasteur, amen kubyo yavuze, ndamukunda cyane. Hoba muri no minsi ari kwifata neza cyane, Hoba ndagukunda cyane, urimo kwifata neza cyane muri no minsi. Amagambo yawe arimo kubaka imitima y'abenshi, ndagukunda cyane. We are together, n'ubundi we are together. We are together pe, we are together, you are my friend, we are together. Clever Ewing nta kivuga,
Clever vuga ngwino uvuge ururimi rwose ushaka. Abiwacu muri aho ndabakunda cyane. Buganya Burunga ndabakunda cyane. Muhebere na Turaje ndabakunda. Ibitekerezo byanyu nibyo nanga. Ntukajye mugiteranya ibitekerezo n'umuntu. Aba ntabwo babivukanye. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo umuntu yavutse ari marayika ariko yanduzwa n'ibitekerezo biri mu isi bibi. Abana bavuze ari abasaint baturaje bamuhebere. Jean-Jacques Rousseau ndamwemera muri education. Congo ndamukunda cyane. Manu ndagukunda cyane. Kwetu ndabakunda cyane. Goodman Nkuba Burundi Etienne and the weight izina rirakomeye. Ndabakunda mwese. Dynamic DV Febro Drus Skogen Bonaventure n'abantu 10 bari muri nuza incognito. Mwese ndabakunda. Niyo mpamvu tuvuga ibi bintu ko ni conviction. Turabivuga kuko tuzi ko ari ukuri. Tubivuga tubyemeranyije n'amaguru yombi. Wenda ntabwo tubaha amafaranga ariko ibintu tubaha biruta amafaranga. Nuvuze mu beaucoup. Moi je vous aime beaucoup. Hari umuntu wambwiye ngo uruganya abagore uranyigisha kubaha abagore wowe. Uranyigisha kubaha abagore. Umugore wambyaye arahari. Umugore mushiki wanjye arahari. Umugore wanjye arahari. Umugore mukobwa wanjye arahari. None uranyigisha kunda umugore gute? Nta leçon ufite yo kunyigisha kunda umugore. Ntabwo ngwanya umugore, ngwanya ibitekerezo byava mu mugore, byava mu mukecuru, byava murinde na marayika uvuye mu ijuru akavuguruza ibyanditswe mu byanditswe. Namukata amababa nge ndakurahiye. Amababa nayakatisha inkota akabura imbaraga zo gusubirayo kuguruka. Nayakata. Sinjya bivuze, ni Paulo bivuze. Meme nanje akaza akavuguruza ukuri. Je prends mon épée nkakata amababa ye nkabona kuntu ari bugaruke. Moi je suis comme cela. Ntabwo nanga umuntu numwe. J'aime les gens. Les gens sont très bien. Abantu ni beza cyane. None udakunze abantu bakunda iki? Bakunda imisozi. Ngiye ntabwo nemenya n'abantu bakunda amafaranga bakanga abantu. Ntabwo nemenya n'abantu bagambana kubera amafaranga. Ntabwo nemenya n'abantu bacisha abandi kubera amafaranga. Nta kintu wakunda kurusha umuntu. Nganze nawe waba wiyanze. Il faut aimer les gens. Kuko Imana yakunze abantu bose mu isi bituma utanga umwana we wikeneye. Moi j'aime les gens, j'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime les serviteurs de Dieu, j'aime mes amis, j'aime ceux qui ne m'aiment pas, je les aime tous. Ariko si ibitekerezo bibi byamagana kubera iki? Kubera ukunda se.